abahutu muzaba nawe azapfa nk'akazigaba kandi abahutu muzapfa nabi mudashobora kugira ngo mugire kuzirikana mugire urukundo ahubwo aho uri ubona uri buhutire isamaki babyita kuguta ni ibiki sinzi baga bagenzi banjye mumviriza ibi bintu aho umuhutu kandi mutagabanya inda nini byemeze nk'akazigaba muzapfa nabi muzapfa mwikubiza ku maba muzasasirwa uruhu rw'ingurube kuko nta n'urubayo ariko se bahutu mwarakwikunze mukamenya igihugu cyanyu ariko gize imana ngo kwa Paul ngo uyizana ashotora kanaka mugahita mwiruka kandi murakina ku mutavu w'urupfu kumenya yuko mwe mukuye umugozi genda avuga nk'akazigaba ahubwo abahutu mukwiye kunigwa mugapfa mukanashira mugapfa mugashira kubera yuko mubonye icyo asakira ntatekereza undi ejo azaba ameze ati nawe wenda uhungire hehe nawe majanja yawe niyo ndo yawe nk'uko nkurora hopeless bana na Kagame azakwegeka kandi azakwereka n'abo bana wabyaye uzagarukira kuri abo hopeless ubuzima uri kumwe na Kagame ayibambe bazabanza bagukata amabya bagukata ibitsinsino wivugira igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Perezida wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro ukaba n'umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika nyakubahwa madame minisitiri w'intebe nyakubahwa vice minisitiri w'intebe ukaba na minisitiri w'ingabo nyakubahwa perezida w'urukiko rwa rubanda nawe nyakubahwa madame minisitiri d'etat mudukurikiye ku buryo bw'ikoranabuhanga ba nyakubahwa abaminisitiri namwe banyamabanga ba leta ba nyakubahwa mugize inteko namwe ntumwa za rubanda ba nyakubahwa mwese mwitabiriye iyi konvansiyo namwe mwese mudukurikiye ndabaramukije. Ndatangira nshimira ni mwese mwitabiriye konvansiyo ya kane Grex iteguye nkaba nayishimira kuba yayishyize kuri uyu mugabane wa Amerika nyuma y'iya mbere yabereye mu Burayi mu gihugu cy'Ubufaransa iya kabiri n'iya gatatu zikabera ku mugabane wa Afurika i Cape Town muri Afurika y'Epfo tariki ya 16 z'ukwa gatatu iya gatatu ari nayo iheruka yari iteganyirijwe urubyiruko ikaba yarabereye irirongwe mu gihugu cya Malawi tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Ikintu cy'ingenzi gituma duterana no kugira ngo turebere hamwe ingamba zigomba gufatwa kugira ngo abanyarwanda batatanirijwe mu mpande enye z'isi bashobore gusubira mu gihugu cyabo kuko gusubira muri gakondo ari ihame kuri buri wese ari kuri mwe muteraniye hano ari kubaherereye hirya no hino uburenganzira bwo kuba umuntu yasubira iwabo ni ihame ku kiguzi icyo ari cyo cyose kandi tugomba kwitegura kugitanga nta kujenjeka. Ariko tugomba kubanza gusobanukirwa neza icyo igihugu twifuza gutahamo icyo ari cyo. Icyo gihugu twifuza ko cyagarukamwe amahoro abagituye bagatekana bakabyara bagaheka bakishyira bakizana giteye gite. Niyo mpamvu nifuje kuvuga ku ngingo igira iti
akarere k'ibiyaga bigari nicyo gihugu cyacu. Niyo ngingo ngira ngo nifuza ko mwasigarana, akaba ariyo muzubakiraho ibyo mwifuza kuzageraho mu gihe kiri imbere mu rwego urwo ari rwo rwose. Ndagira ngo mbabwire mwebwe mudukurikiye, cyane cyane urubyiruko, ko mufite amahirwe yo kuba mubyirutse muri ibi bihe turimo, kuko hari byinshi ubu bishoboka bitashobokaga mu bihe byashize. Ibyo bikaba birimo no kuba twashoboye guteranira hano, abandi bakaba badukurikiye ku buryo bw'ikoranabuhanga. Uko guhura kwacu uyu munsi ni ikimenyetso ndakuka ko twifitemo ubushake n'ubushobozi bwo kugira icyo dukora kugira ngo tugire icyo duhindura ku bibera mu gihugu cyacu no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi ndabwira cyane mwebwe rubyiruko, mugomba kwigiramwo icyizere, mukiyumvisha ko ari mwe mufite imbaraga, ari mwe mufite ubumenyi, ari mwe mufite ubushobozi bwo gukora no guhindura ibintu. Ahantu hose ibintu byagiye bihinduka, nta na hamwe byahinduwe n'abasaza cyangwa abakecuru. Urubyiruko nirwo rwagiye rufata iya mbere, abakuze bakarwunganira. Kugira ngo ibyo muzabigereho, murasabwa kugira inyota yo kwiga, mukamenya amateka yanyu n'ay'igihugu cyanyu, mukamenya ikigomba guhinduka, impamvu n'uburyo bwiza kigomba guhindukamo. Niyo mpamvu Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yashyizeho ishuri AIPA rigomba kubahugura kugira ngo ribategure kuzaba abayobozi b'igihugu cyacu b'ejo hazaza kandi ejo hageze. Ngira ngo muzi ko ishami ryayo rya kabiri rizafungura imiryango mu kwezi gutaha kwa 9, rikazategura abayobozi ba gisirikari ku rwego rwa ba ofisiye mu ngabo z'igihugu cy'ejo. Ndizera ko nta musore cyangwa inkumi uzibuza ayo mahirwe Grex ibahaye, dore kwiyandikisha biri hafi kurangira. Ndongera kwibutsa ko bitareba abari hanze gusa, n'abari mu Rwanda batibona muri za ndobanure zinjizwa buri mwaka, aka kadirishya namwe karabafunguriwe. Ingabo z'igihugu zirimo zirubakwa. Abakeka ko ari icyuka cyangwa ko ari ingabo zo muri Zoom, nababwira ko bibeshya. Ndizera ko abo turi kumwe hano Washington mubona ko ntari ifoto. N'abandi mubona muri Zoom nabo mutabona ni abantu bazima, ntimubibeshyeho. Iyo mvuga ko ingabo zirimo kubakwa, ni uko ingabo zigomba kubamo abanyarwanda bose bafite ubushake n'ubushobozi aho baba bari hose, baba ubu ari abasirikare n'abatigeze bababo, aho baba barwanira cyangwa baraharwaniye hose, izo ngabo twubaka
ni izabo. Ariko hari ikigomba kuzuzwa kugira ngo izo ngabo zizabe iz'igihugu koko zikorera abanyarwanda. Aha nahumuriza n'abari mu ngabo za RDF ubu ko niba bifuza nabo kuba mu gihugu kitarangwamo gasuzuguro, aho abantu bose bareshya, aho bazazamurwa mu ntera bidashingiye ku gisekuru bakomokamo, aho abantu bose bareshya ahubwo bitewe n'ibiteganywa n'amategeko, nabo izo ngabo nshya bazazinjizwamo, bapfa kuba gusa nta maraso y'inzirakarengane abari ku ntoki. Abatarijandika mu bwicanyi rero bakwiye kumenya icyo gukora, kuko igihugu namwe ni icyanyu, abanyarwanda ni ababyeyi banyu n'abavandimwe banyu, mujye mwibuka ko muhemberwa kubarindira umutekano. Nababwira iki? Ahasigaye ni ahanyu. Mu Rwanda ubu abasore muri guhamagarirwa kugirwa imbagwa sherakano, bababeshya ko muzaba inkeragutabara, si mwe muzabuza inkotanyi gutsindwa. Amezi 6 yo kubigisha barababeshya, ntayo bagifite. Mukwiye kwibaza impamvu mutinjijwe mu ngabo hakiri kare. Nabagira inama yo kugana ingabo nshya z'ejo hazaza, cyangwa mukiyandikisha mu bakorerabushake hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi yose. Mukareka inkotanyi zikiyishyurira umwenda zigomba kwishyura, kuko bawufata ntimwari muhari kandi ntimwawusangiye. Natangiye mbabwira ko akarere k'ibiyaga bigari ari cyo gihugu cyacu. Mwakwibaza muti, niba akarere ari cyo gihugu, twebwe turi bande? Muzasanga twebwe mbabwira ari ishyanga rigizwe n'abantu duhuriye ku rurimi rw'Ikinyarwanda, tubarizwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko amateka akaba yaradushyiriyeho imbibi zidushyira mu bihugu bitandukanye, ariko mugomba kumva ko izo mbibi zitagomba kutubuza kuba abavandimwe. Ubuvandimwe si isano y'amaraso gusa. Muzi ko bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ababyeyi baratubyara, igihugu kikaduha uburere. Niyo mpamvu bavuga ko igihugu ari umubyeyi. Igihugu n'ababyeyi bacu ni bamwe. Iyo ubuze igihugu uba ubaye imfubyi. Ntituri imfubyi twebwe, igihugu cyacu kirahari, kiradutegereje, muharanire rero kugitahamo. Mwebwe muri hano ushobora kubyumva mu buryo bworoshye. Niba twahuriye hano duturutse ku migabane y'isi itandukanye, mu bihugu bitandukanye, bivuga indimi zitandukanye, bamwe mukaba mufite n'ubwenegihugu bw'ibihugu mubamo, ariko bwa bunyarwanda bwacu nibwo na rwa rurimi ruduhuza, nibyo bikomeza kuduhuza
no kugira umwe. Birumvikana ko umuntu utuye mu mbibi z'u Rwanda wo muri iki gihe n'umuntu utuye mu mbibi z'u Burundi, Uganda, Tanzania cyangwa Kongo bahuje ururimi nta cyakagombye kubabuza kumva ko bakiri abavandimwe. Niba tudaterwa ibibazo n'imbibi z'amakomine cyangwa iz'amaperefegitura, kuki twaterwa ibibazo n'imbibi z'ibihugu? Igihe kirageze ngo twumve ko turi bamwe, ko turi ya nyabutatu itari ya yindi y'abakoloni ishingiye ku ndeshyo n'uburebure bw'amazuru, cyangwa iyo dukomora ku ngoma za cyami zadushyize mu byiciro by'ubudehe bashingiye ku mubare w'inka dutunze. Mugomba kumva ko turi nyabutatu nyarwanda imwe, habura umwe, abasigaye ntibarye. Iyo niyo igize rya shyanga dukomokamo mu karere k'ibiyaga bigari dusabwa kurwanirira, tugafatanyiriza hamwe gushaka amahoro, tukazabona gutera imbere. Abatuye aka karere kacu ntibashobora kugira amahoro cyangwa iterambere mu gihe hari agace na kamwe mu tugize akarere katayafite. Bagashoza ntambara bakarimo bagomba gufatirwa ingamba byihuse bagakurwa mu nzira. Niyo mpamvu mpamagarira urubyiruko, ngashishikariza benshi muri mwe, abasore n'inkumi, kuzirikana ukazitabira ku bwinshi kwinjira mu nzego zizashinga umutekano, zaba iza gisirikari, igipolisi, ubutasi n'izindi, kugira ngo akarere kacu kagarukemo amahoro. Mbere ya byose kagomba kubanza kakabohozwa, kandi ibyo ni ibya buri wese ukiyumvamo agatege. Intambara ya mbere tugomba kurwana ni iyo gutsinda ubwoba, tugahaguruka tugafatanya n'abandi. Guhaguruka bidusaba gufata icyemezo cyo kwivana aho twari tumerewe neza, tukajya guhangana n'ibigomba kutugeza ku neza isumbye iyo twabarizwagamo, ariyo yo kubona akarere gatekanye. Ndahamagarira kandi abafite imitungo, baba bari mu gihugu cyangwa bari hanze, kugira uruhare mu kubohoza akarere kacu. Aho kugumya kuyarunda ahatari iwanyu cyangwa mukayasesagura mu bidafitiye abandi akamaro, mujye mwibaza niba Imana itarayabahaye kugira ngo namwe muzafashe ubwoko bwayo kwivana mu bucakara n'ubuhunzi. Hari abibeshya ko ngo bageze iyo bajya. Ndagira ngo mbabwire ko bibeshya. Abari mu gihugu mufite ingero nyinshi z'ababyutse bagasanga yari imitungo yabo yarabonye abandi bene yo. Abari hanze namwe murayarunda, ariko umunsi n'umwe mukazibutswa ko muri abimukira. Naturalisation ntabwo itanga gakondo, mujye mubimenya. Gakondo yanyu iri mu Rwanda, nimufashe abandi rero kurubohoza, kuko no kurushakira amahoro n'umutekano. Ntabwo twakwifuza ko
mu gihe kiri imbere abashinzwe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, mu majyaruguru y'u Burundi, intara y'uburengerazuba bwa Tanzania, amajyepfo ya Uganda, bazakomeza kurara amajoro bareba ko ntawe uva mu Rwanda ngo ahungabanye umutekano muri utwo turere cyangwa ngo asahure umutungo uhabarizwa. Twifuza ko